Igikomangomakazi, abasirikari n'abaturage bari hakurya bari barangariye Renita ahoberanaga na Kayeli banze kurekurana, amarira atemba ku matama yabo kuko abaturage babarebaga kandi bizwi ko akundana na Tani w'igikomangomakazi. Tani yasabye abasirikare kubakikiza ntibakomeze kubarangarira. Nyuma y'umwanya munini bahoberana, Kayeli aramubwiye ati nari nzi ko wapfuye, nabonye amaboko yawe. Ese si wowe nabonye? Renita ati birashoboka ko yaba ari njye, nanjye nari nzi ko wapfuye, sinari nzi ko waba ukiriho, nabimenye nyuma. Nari nzi ko abanyabwenge mwese n'ababaga ibwami bose bishwe. Kayeli tuwamenye ute ko ndi muzima, wiyemeje ute kuza inaha? Nawe ati ni inkuru ndende, sinzi niba ndayikubwira ikarangira abantu badushagaye bene aka kageni. Bavuganaga gake cyane abandi batabumva. Tani yaratangiye gufuha, umujinya uri kuzamuka. Yarakeneye kumenya uwo Renita ari we, wari utumye umukunzi we yakundaga cyane amuhobera akarira. Kayeli yabwiye Renita ati nanjye mfite inkuru yo kukubwira, ni ndende cyane bidasanzwe kandi irimo ibintu ukeneye kumva, ntabwo nayikubwira nonaha. Renita ati none dukora iki? Ubu se ko kukubona bigoranye cyane nzongera kukubona nti? Nawe ati nubwo ibyo ngiye kukubwira biri bugutere gushidikanya no kugira amatsiko menshi, ubyumve kandi ubikurikize. Naho ibyo kumbona byo ndatekereza ko tuzajya tubonana buri munsi, byaba ngombwa tukajya kubana. Yahise amufata umutwe amwongorera ku gutwi ati ukomeze wigire nk'uko ngiye kubigusaba. Mbere na mbere uvuge ko ndi musaza wawe, nanjye ndavuga ko uri mushiki wanjye. Aho waba uri hose niko ugomba kuvuga. Uvuge ko ababyeyi bacu bose bapfuye, kandi ni nako kuri. Umubwire ko wari unkumbuye cyane nk'umuntu wo mu muryango wanyu wasigaye njyenyine, bigatuma uvira Bashi ukaza kundeba hano i Sheribani. Amateka y'iwacu yose urayazi, njye nawe twabanye muri byinshi, nako ubuzima bwanjye nawe ni bumwe. Waba ukubaza ibyo wamubwira byahuza n'ibyo namubwira nubwo tutaba turi kumwe. Nihagira ukubaza amazina y'ababyeyi bacu, uzamubwira y'ababyeyi banjye kuko namaze kubavuga, barazwi nubwo bapfuye. Nawe ukomeze uyavuge, ndetse reka ndeke gukongorera badakeka ibindi. Yamukubise agashyi ku matama avuga cyane ati mushiki wanjye nkunda, uriya n'igikomangomakazi, ngwino muramutse. Tani wari wirakaga atazi icyo ari bukorere Renita cyangwa umukunzi we Kayeli, yigiye imbere yimwenyuza kuko ari yumvise Kayeli avuga ko ari mushiki we akunda. Byatumye yegera Renita. Kayeli nawe yahise yegera igikomangomakazi Taniya aramubwira ati wasuhuje mushiki wanjye, uzi kuri kumureba warakaye ukamutera ubwoba. Ubu ntabwo wishimiye ko nyuma na nyuma mbonanye n'umuntu wo mu muryango wacu warokotse, noneho mushiki wanjye umwe rukumbi nagiraga. Taniya ati yo burya ni mushiki wawe, nabibonye muranasa, nawe ni mwiza nkawe. Yaramwongoreye ati ariko nari mpfushye, numvaga umutima wanjye ugiye guturika. Uzi ko utigeze umubera nka kuriya? Kayeli yaramwenyuye. Taniya amukubita agashyi ku matama ati yaba atari mushiki wawe nari gusara nkiruka mu muhanda. Taniya nawe yegereye Renita aramuhobera aramubwira ati numvaga ngukumbuye nubwo ntari nakakubonye. Renita ati sinsobanukiwe ibyo ushaka kuvuga, ni gute wakumbura umuntu utaramubona? Taniya ati ntabwo turaganira byinshi ariko ntukwiriye guhita unyita nyokobuje, ahubwo tekereza umaranye igihe n'umuntu ubona ubuhanga bwe, ubwenge bwe, imbaraga ze, imico ye myiza, intege nke, byose ubibona kandi ubikunda, ariko utazi niba hari undi muntu baba bafite icyo bahuriyeho. Najyaga nibaza nti ubu mushiki we yasaga ate, nkibaza n'abavandimwe be bareshyaga bate, ababyeyi bese. Hari ubwo mbimubaza akababara akambwira inkuru z'ukuntu yabakundaga, akagerageza kunyumvisha uko mwari mumeze, ariko simbyumvishe neza. Uyu munsi mbonye umwe muri bo bahuje amaraso. Urumva se nari ngukumbuye nubwo ntari nakakubonye? Renita ati nanjye ubwo nari ngukumbuye. Niba kuko ibyo umuntu agirira amatsiko akifuza kubibona, ibyo bintu cyangwa ibyo byimvo bakaba babyita urukumbuzi, njye ubwo nari ngukumbuye kurushaho. Tani amwenyura ati nibyo, nawe uvuze ibyo ntari gusobanukirwa, wansobanurira? Renita ati nkimenya ko yarokotse nari nkeneye kumenya uko abayeho. Nkigera inaha bambwiye ko aba ibwami, abasirikare bambwiye ko ahorana n'igikomangomakazi umunsi ku wundi. Tani yaramwenyuye ati barabikubwiye? Nawe ati yego. Nicyo kintu cya mbere cyatumye bambwira ko namubona uko nishekeye kuko yahoranaga n'igikomangomakazi ngo ndetse n'umwami. Urumva ko nari ngukumbuye, nifuzaga kubona iki gikomangomakazi gihorana na musaza wanjye. Tani yahise abwira Kayeli ati umukundwa, muramukazi wanjye tubanze tumwiteho anaruhuke mubone umwanya wo kuganira. Ndumva nanjye nshaka kuganira nawe, mfite byinshi nifuza kumubaza. Ubwo se twari tugiye gutemberera turacyagiyeyo? Kayeli ati aracyari kare ariko ubu saa 5 ntiziragera. Niba aho yarari yaryamye yarasinziriye, ntabwo ananiwe, ahubwo wowe niwe ubishaka twakomezanya nawe. Tani yabwiraga ko Renita ari muramukazi we, yakoresheje umutwe yikiriza ko bari kwemeranya. Yarebye Renita aramubaza ati harya witwa nde? Nawe ati nitwa Renita. Tani ati none se ntabwo naniwe, wageze hano ryari? Renita ntazaga buri munsi, bari baranze ko nkomeza ngo ngere ibwami.
kubera kuhaza buri gihe nari maze kumenyera kuza hano nkaza ngahagarara umwanya munini ntegereje ko munyuraho. Nk'uko musaza wanjye bivuze, haracyari kare, nta mwanya munini ushize mbyutse, nta munaniro mfite. Tania ati pole disi, nizere ko nawe witeguye, tugiye gutemberana. Renita ati ntakubeshye, nanjye umujyi wanteye amatsiko cyane nubwo ntawutembereye bihagije. Nta hantu namwe uhuriye na Rabashi, hano Sheribani hararenze, kuhatembera ntako byaba bisa. Tania turaza kubona byinshi, ubwo nawe ubishaka reka tujye mu igare tugende twiganirira. Hari ahantu njyanye na musaza wawe, niho tugiye turi batatu, ni heza muri buze kuhakunda. Buriye mu igare Kayire ashaka kwicara iruhande rwa Renita, Tania ahita amuhagurutsa amushyira ku ruhande, amwicaza hirya aseka cyane yishimye anezerewe ati vaho, ningira icarana nawe, ningira aganira nawe, ningira umwegere. Ndabizi murakumburanye, ariko ntabwo mukumbuye kundusha. Wowe wigeze kumubonaho mwarakuranye, ariko njye n'ubwa mbere. Nako nta n'amabanga ahari, ibyo urashaka kumubaza ubimubaze mbari hagati nanjye mbyumve. Yahise abwira Renita ati wisanzuye, ntugire ubwoba kandi ntumve ko nta turi abantu babi. Nyine urumva data yigaruriye ubwami bwinshi, agashoza intambara kandi akazitsinda, yica abantu agatwara abandi akabazana inaha. Ariko ibyo ni ibya politike kandi byahozeho. Ibitari ibyo, ina abantu turakundana, turisanzura, umwami akunda abantu be. Utandeba ngo uvuge ngo data niwe watumye iwanyu baharimbura, nanjye ndi umuntu nkawe, ntabwo mba nzi imigambi y'intambara. Unyisanzure nk'umuntu usanzwe. Renita ati ndabyumva, intambara zo ntabwo zizigera zihagarara mu isi, abantu bahora barwana bafite impamvu nyinshi zibibatera. Icyo nishimiye nkirenga amarembo nuko natangiye kumva amakuru ko musaza wanjye ari amahoro, nkamenya ko ari ibwami kandi kafashwe neza. Nukuri nahise nkunda umwami n'umuryango we ntarababona, mvuga nubwo bakunze musaza wanjye akaba atuje, nubwo njye napfa nta kibazo. Tania ati yo ukunda musaza wawe cyane rwose, nanjye ndamukunda ariko. Renita yaramwinye ati ni byiza cyane, kandi ndagushimira ko nanjye nyemerewe kujya muri iri gare ry'abanyacyubahiro nkajyana namwe. Nibwiraga ko muri abantu b'abagome, ko numbona utaremera kumvugisha musaza wanjye. Tania ati numva bimbabaje, watekereje nabi cyane, kuko nari nkeneye kukubona kurusha na musaza wawe. Ahubwo inkuru mbwiye yuko wazaga hano buri munsi nayo irambabaje nubwo ntayumvise neza. Abasirikare twanyuragaho babwiraga Kayire ko umaze ibyumweru 3 byose uhaza, nibyo cyangwa wabeshyaga? Nawe ati nibyo. Tania yagize ikiniga aranarira ati ubuse iyo babwira kuri mushiki we bakakureka kazi bwami, ubu bari amaze kuruhuka twaribwiranye. Hano hantu haba izuba ryinshi, urusaku rwinshi, mbese nta keza kaho. Ubwo se waba guhagaze he? Wararaga he? Renita ati wihangayika, urugendo nakoze nzi naha nirwo rwari ruteye ubwoba kuruta guhagarara hano, kandi kuva namubonye ameze neza ndumva nduhutse. Naho ibyo kuvuga ko ndi mushiki we numvaga ntacyo byahindura. Kayire bari bamwimye umwanya bamuburijemo, ahita abaza umukunzi we kuva mu bwana, uwo akaba Renita bari bahanye gahunda yo kwitana abavandimwe. Ati none se muraganira mwenyine njye munyima umwanya? Tania ati ko mbari hagati se, nimushaka muvugana uko mubyifuza, pfa kuba mwegereye kukurusha. Kayire aseka ati rata, inaho wabonye ute ugereranyije ni Rabashi? Tania ati icyo kibazo nanjye ndari kukimubaza, wahabonye ute? Kayire we yambwiye ko hatangaje cyane. Renita atangiye ati inaha ntabwo nabona uko masobanura. Nkigera ku marembo nagize ngo ngiye mu yindi se, mbega umujyi. Umva nabonye ibintu byinshi nigeze mbona mu buzima bwanjye, bimwe sindizera ko nabibonye. Kayire ati nanjye ndiko byagenze nzi naha, nubwo bwose ntageze mfite agahinda mu mutima, naniwe nari kureba neza. Tania yaramuhobeye aramubwira ati hangane, byose byabireho kugira ngo njye nawe tumenyane. Kayire ati reka mushiki wanjye anyibwirira uko yahabonye. Yabivuze aseka, Tania wakomeza kwishima kubarusha, kuko yari yiboneye gashiki k'umusore wari waramutwaye uruhu n'uruhande. Renita yavuze atangaye cyane ati nkigera mu marembo y'umujyi nabonye inkuta nini cyane zubakishijwe ibintu ntazi, zisize amarangi y'ubururu. Yerekeje kuri Kayire ati izi wacu zurabizi zari ndende, ariko izi ngizi nizo ndende cyane kuzirusha. Ntabwo umuntu yatekereza ko ari ndende bigeze aha. Ni ndende kuri bwa buryo umuntu atabasha kuzibona zo zahagaze hasi, ntabwo amaso yagera hejuru aho zigarukiye. Noneho amarembo yo ni ibindi bindi, inzugi zo ku marembo nini cyane wagira ngo zikozwe mu muringa n'icyuma, atatseho amashusho y'ibinyamaswa bikaze. Bose barasetse. Tania tuzi ko muvuga umujyi wacu nkagira ngo suwinaha, nawe uri kuwukabiriza pe. Renita ati nuko wenda ariho wibera, uba wumva warabimenyereye. Ubundi se hari ahandi hantu wageze mu mujyi utari uyu? Nawe ati keretse umujyi wo mu ntara nigeze kujyanamo na data agiye gushyiraho umwami umuhagarariye, ntahandi nagize rwose, kandi ho nabonaga ko aribyo bihakwiriye kuko ari mu ntara za kure.
ntabwo hamera nko mu murwa mukuru birumvikana. Renita tugeze iwacu ni uko hahindutse amatongo, ariko iyo uhagera nibwo ari kubona neza ko hano iwanyu harenze, ko hatabaho ari mu yindi si itandukanye n'ahandi hose. Tania ati sha uri kuhavuga nkagira amatsiko y'ukuntu ugiye kuhasobanura kandi mpaze neza. None se ibyo binyamaswa wabonye ku miryango y'amarembo si intare gusa? Renita ati buriya se ni intare gusa ra? Uko biri kose nabonye ibinyamaswa binini bitari intare gusa. Hariho n'amashusho y'imana nyinshi, amashusho y'intare, bisamagwe, ingwe n'ibinyamaswa bikaze cyane. Tania yasetse yafashe ku munwa ati ni ukuri nishimiye guhura nawe, ntabwo nzongera kugira irungu na gato, ni ukuri uri umunyarwenya. Renita ati nta rwenya rurimo niko hameze, ni uko bimwe nabonye nabyibagiwe ahubwo. Tania yakomeje guseka. Kayira atari kuracyavuga inyuma y'amarembo y'umujyi, nturavuga mu mujyi. Wowe habonye ute? Wabonye hameze hate? Nawe tumva mu mujyi imbere ho nagize ngo ndi kurota. Urebye na hano urabona ko hatandukanye n'Irabashi. Hano hari imihanda migari cyane itandukanye n'imihanda mito y'Irabashi. None inaha huzuye abantu b'ingeri zose, abana, abakuru, abafite impu zitandukanye, indimi zitandukanye, ubwoko butandukanye. Ubusema kubwire nte nkiza ndi mu nzira mva ku marembo nerekeza aho bari mu bunyage baturutse iwacu batuye, nanyuze ku bacuruzi, ku basirikare n'abanyamahanga baturutse hirya no hino, ariko ubu ngubu ndi kubona n'ibindi bintu ntabasha gusobanura ibyo ari byo. Kayira yaramubwiye ati ntacyo urabona pe, nubona inyubako z'ibwami uragira ngo uri kurota. Renita ati ziruta izi ngizi ndi kureba imbere se? Kayira ati bwami hari inyubako ndende cyane, nuzibona urumirwa, nurizera ko amaso yawe ari mazima. Tania yahise ababwira ati tugiye kunyura mu masoko n'aharebe. Kayira yabwiye Renita ati urabona ibiribwa utigeze ubona na gato, iwacu waryaga umugati w'ingano, imizabibu, imitini, amavuta y'imizabibu n'inyama nkeya, ariko inaho uri buze kubona imigati itandukanye nayo ikoze mu ngano nziza cyane, ibintu biryohereye byatekeshejwe amavuta birimo n'ubuki n'inyama zokeje neza ku muriro. Ibyinaha ubivuze bwacya bukira uraza kubyibonera, kandi nabwo urabonye bikeya cyane ugereranyije n'ibihari. Bagendaga banyura mu baturage bari bahagaze hakurya y'umuhanda. Abo banyuragaho igikomangomakazi kigahuza nabo amaso babaga bagomba kunama. Abandi bo babitegerezaga bacecetse cyane, by'umwihariko abanyamahanga bo batinye no kuvuga, kuko bari bageze hari abaturage benshi cyane babarangariye. Renita yirinze kubaza byinshi, ariko Tania aramubaza ati ese ko wagize ubwoba kugeza mu bantu gaceceka? Humura niba ari kumva ibyo turi kuvugana, kuko yabi bwami tugiye kunyura mu mujyi bahagarara muri iyi ntera ndende uri kubona. Renita ati ni ubwa mbere ngendanye n'umuntu ukomeye, none igikomangomakazi cyo mu bwami buyoboye isi yose? Nakubeshye sinzi icyo navuga, reka nitegereze gusa, ibindi ndabona bikanyura ndaza kubikubaza. Tania ati hari ubwo wakomeza kwanga kumvugisha da, reka ngusobanurire hano tugeze uko byifashe. Aha turi kunyura se wigeze uhagera? Nawe ati oya ni ubwa mbere mpageze, kuko navuye ku marembo nerekeza aho Abarabashi baba, nongera kuhabanje guhagarara hariya mwansanze. Tania ati nimba ageze aho tugiye ho nizeye ko namwe muratangara. Mu kugenda bageze aho botsaga inyama ku muriro ku bintu bimeze nk'imbabura. Kayira yumva inzara imyishe amazi yuzura akanwa, abwira igikomangomakazi ati reka tumanuke mu igare gato ngende ngurire mushiki wanjye umushito, ziriya nyama ziryoha cyane. Urabizi ko tukigezwe inaha twese hamwe babanje kudushyira mu nzu zimwe tukabanza kumenyera. Icyo gihe rero naje hano magura inyama ku mafaranga 500 gusa, naribwiye ntiyongera menshi nari kuzirya nkazimara. Tania yaramusetse aratembagara aramubwira ati ntabwo twajya kuzigura rero, ubu ngubu usigaye wowe ibwami ntabwo kibaho ngaho Abarabashi babaga. Yamurebye mu maso aseka buhora aramubaza ati ariko se kuko nawe wavuga ibyo bintu? Kaye ntabwo wabinkora, sinzi ko watekereza kujya kugura inyama ku muhanda. Oya rwose ibyo ntibyemewe, ubu na mushiki wawe yageze mu maboko y'ibwami. Wenda ntabyo bakubwiye, ariko umuntu w'ibwami ntarya ikintu cyose yiboneye, noneho cyatekewe cyangwa cyokerejwe ku muhanda. Ibiribwa byacu biratoranywa, bigasuzumwa, bigategurwa n'ababishinzwe, kandi nabo babanza gusuzumwa. Niko ubuzima bwacu bumeze. Ntabwo noneho nkanjye mba nigenga, umwami amenye ko twaguze inyama ku muhanda mu isoko, noneho yanyica pe. Renita na Kayira baramurebye. Tania arakomeza ati murebe ko ziriya nyama baziteka, zokerezwa mu muhanda, mu ivumbi no mu myotsi yo mu muhanda. Nubwo byaba bitabujijwe ibwami ko njyewe nazirya, nanjye ubwanjye rwose ntabwo nazirya. Nitugera mu ngoro baramwokereza zisukuye, zatoranyijwe kandi zifite ubuziranenge. Ibaza ziriya zikamurwaza. Kayira tumbabarire, hari igihe mba nibagiye ko ndi kumwe n'igikomangomakazi. Tania ati kuri wowe si n'igikomangomakazi cyo gutinya, ndi umukunzi wawe kandi ukwiriye kunyisanzuraho, ariko sinatuma dukora ikosa.
Bakomeje imbere, Renita agira agahinda mu mutima gatewe n'iryo jambo yari avuze agira ati ndi umukunzi wawe. We yigiraga nka mushiki wa Kayeri ariko niwe wari umukunzi we wa mbere. Batangiye kugera mu muhanda mugari cyane kurushaho, none wanyurwagamo n'abantu benshi, bamwe bari mu mirimo itandukanye, hari abasirikare abandi bakorera ubucuruzi butandukanye. Hakurya no hakuno hari inyubako ndende nyinshi kandi zisa neza cyane. Kayeri yaramubwiye ati nanjye ahantu tugiye simpazi, ni hehe? Tania yifatiye ku rutugu Renita yanga kumusubiza. Bakomeje kugenda mu igare ryari rikuruwe n'ifarashi, umusirikare ari ubatwaye, barenga hari abantu benshi, bagera hirya mu muhanda mugari wari ufite ibiti bitewe ku ruhande. Umuyaga mwiza wavaga ku ruzi rwari hepfo wabageragaho. Bageze imbere gato babona ibintu byabatangaje cyane. Renita abonye inyubako avuga cyane ati ibi ni ibiki? Ubusitani buri mu kirere? Tania yaramwenyuye aramusubiza ati si ibisanzwe kandi si ibya buri wese. Ahaho nanjye nari niteze ko aribo batangaza kurushaho. Ubusanzwe no kuhaza uri umuntu usanzwe ntibyemewe. Tugiye kugenda tuzamuke hejuru, noneho mwitegereza umujyi wacu neza kurushaho. Aho hantu yari abajyanye yari yatangaje. Bari barubatse inkingi zikomeye cyane, ahantu hagari bidasanzwe, bamena beto hejuru yazo. Nyuma yo kumena beto bashyizeho umuzenguruko wa metero 2 mu burebure, bamenamo itaka ryinshi cyane. Nyuma yo kuhamena itaka bateyemo ibyatsi n'ibiti, barabyuhira birakura. Ubu busitani bwo mu kirere nk'uko buri hasi bwaba bumeze. Kayeri nawe ni ubwa mbere yarahageze. Basize igare hasi bazamuka hejuru, abasirikare basigara hasi babacungiye umutekano. Uko bari barubatse ubusitani hejuru, hasi hari indi nyubako nini cyane yabagamo abaje n'abagaragu bagombaga kuhahora bahakorera amasuku. Umwami cyangwa undi w'ibwami yahaza bakamukorera icyo ashaka cyose. Tania yasabye umusirikare kubabwira bakazana inyama yokeje nk'izo bari babonye botsa ku muhanda. Amaze gutuma uwo musirikare yabonye ba Kayeri batari kumubaza ibibazo, arababwira ati ubusitani n'ubw'umwami bwubatswe kugira ngo atake igihugu cyacu cyongerera ubwiza. Kayeri yaramubajije ati none se umuntu wundi utari umwami abishaka yabwubaka? Nawe ati oya, niyo yaba ari mu muryango w'ibwami ntawemere kubwubaka ku giti cye uko yaba bishoboye kose. Umwami niwe wazanye iki gitekerezo cyo kubaka ubusitani mu kirere. Uwabikora aba ashaka kwigarurira icyubahiro n'ikuzo bye, keretse abifitiye uruhushya rw'umwami. Ubu busitani ni ikimenyetso cy'ububasha bwa Direya, umwami wa Sheribani. Yarakomeje ati niho tuza rimwe na rimwe tukaruhukira, tukasangirira, twitegereza umujyi turi hejuru yawo, hanyuma tugasubira mu ngoro. Renita ati sha rwose nanjye ndi kubona umujyi neza. Za nyubako zose twacagaho nareba hejuru sinzeheze, hano ndi kuzibonera neza bihagije. Mu gihe bari bategereje ko abotsa inyama bazibazanira, uko bari batatu batangiye gutemberana, Kayeri ati ndajyaga mbyumva mu nkuru nkagira ngo ni ukubeshya, sinari nzi ko abaho ubusitani mu kirere. Renita nawe ati ni nko hasi ntiwamenya ko turi mu kirere rwose. Babaye bakinira muri ubwo busitani, Tania yatega Kayeri agwa hasi amuryama hejuru amusoma ku gahanga. Renita bifashe nko kumusogota ku mutima kuko Kayeri yari umukunzi we. Niwe wari waratumye avira Bashi akambuka ibihugu 3 byo hagati akagera muri icyo cya 5, kandi nabwo akamara igihe agenda ngo agere ku murwa mukuru. Icyakora ntiyagombaga kugaragaza agahinda. Uwo bari kumwe yari igikomangomakazi cy'ubwami bukomeye, yagombaga gukomeza kwijijisha. Nubwo Tania yari anezerewe mu mutima, Kayeri na Renita bo bari bababaye. Ibyishimo byo mu maso habo byari byo kujijisha. Kuvuga ko bakundana byari kubakururira ibibazo bikomeye, kuko Renita yaragarutse Kayeri akundanye na Tania, urukundo rwabo n'umwami yararwemeye. Mu gihe bari kuhatembera biruka, Tania batega bakagwa hasi, inyama barazizanye. Buri wese yafashe umushito we, Renita ashikuyeho yumva uburyohe bwayo budasanzwe. Ubwo naho byamusabye kuruma gihwa, kuko Kayeri na Tania baziriye batamikana. Nyuma yo gusangira inyama no gutemberana ubwo busitani bwose, basubiye ibwami. Banyuze mu nzira itandukanye niyo bari banyuzemo. Tania bacisha ahandi hantu heza cyane, hari izindi nyubako zitangaje, imihanda migari n'ibindi umuntu yakwishimira kureba. Bageze ibwami mu masaha ya 11 z'umugoroba. Binjiye mu mbuga y'ingoro, Tania basaba kuba bahagaze aho, ahita agenda yiruka ajya kubwira umwami iyo nkuru nziza yuko mushiki wa Kayeri yamuzanye. Umwami Direya asohotse mu ngoro ye, mu cyumba akundaga kuba yicayemo wenyine atuje asoma inyandiko, aza ateze amaboko nk'uje guhoberana. Yifuzaga guhobera Renita mushiki wa Kayeri yari yarikundiye bitewe n'ubwenge bwe. Nubwo bwose ari washozaga intambara akica abami ibihugu akabyigarurira, akica abaturage n'abadashoboye kwirwanirira, we yagiraga amarangamutima akomeye ku bantu yishimiye. Yarakeneye kureba umuntu w'umuryango wa Kayeri akanamenya niba nawe yarafite ubwenge nk'ubwe. Umwami Direya yaratinyitse no mu kumureba. Yari yararakaye, amaso yaratukuye, avuga ijwi rikanganye rimeze nk'irisaraye. Yageragezaga kuryoroshya iyo bagavugana n'abantu yishimiye. Yaje amwenyura ahobera Renita ati ni byiza kukubona. Biragaragara ko nawe uri umunyabwenge nka musaza wawe.
ese umuryango wanyu mwese muba muri abahanga cyangwa muba muri abanyabwenge? Nawe wize amashuri y'ibwami Rabashi, ubwenge bwa musaza wawe buratangaje cyane rwose, ndifuza kumenya uko nawe bimeze. Renita aramusubije ati nyagasani mwami wanjye, nize uko nshoboye kandi mpora niga buri munsi, nigira ku byo mbona, mu byo numva no mu byo mbaza mu gihe hari ibyo ntasobanukiwe. Ibyo nzi ni bike cyane ugereranyije n'ibyo ntazi, kandi ibyo ntazi nibyo binshishikariza gukomeza kwiga. Umwanya ndimo uba utandukanye n'umwanya ugiye kuza, gerageza gutuma hashize hanjye mubona nk'ahantu nagize icyo nigira hangiriye umumaro mu bumenyi. Umwami Dira yaratangaye kuko yibwiraga ko umukobwa agiye kuvuga ko ari umuhanga cyangwa umunyabwenge. Nyamara amuhaye igisubizo cyoroheje ariko gikubiyemo ko yize. Ntabyiratane ko ubwenge bwe bufata nk'ikintu ahora atoza aho kuba nk'icyubahiro, kandi ko azi ko ahageze hadahagije ugereranyije n'aho ataragera. Dira yabuze icyo arenzaho, aramubwira ati babiteho muze ku meza yanjye, nifuza gusangira namwe. Abaja baraje baramuyobora, bamujyana aho kogera, bamuha imyambaro myiza, bamutera umubavu uhumura nk'uwari ugiye ku meza y'umwami. Kayiri we yaramaze kumenyera uko bikorwa, yagiye kubyikorera, Tania nawe ajya kwitegura. Bari bakoze ingendo ndende, bagombaga koga bakabona kuza ku meza y'umwami basa neza cyane kandi bahumura. Renita afite ubwoba muri we, afite ifuhe, anatangaye byose hamwe. Buri kimwe cyaraho yabonaga ari ubwa mbere akibonye mu buzima bwe. Ubwo bwami bwakundaga ibara ry'ubururu cyane, inkuta zose ari ubururu, ibikoresho bimwe na bimwe nabyo ariko bisa. Yavuye koga no gutegurwa, bamuyobora bamujyana ku meza y'umwami. Isaha umwami yabaga ari ku meza yarizwe. Abo baje bari bamuhaye nabo bayipimanyije neza, bahurirayo na Kayiri na Renita. Umwami nawe yaraje aricara, batangira kuganira. Mu mitekere batekaga mu buryo budasanzwe. Renita abonye ibyo kurya byatangira kwibaza uko bari buze kubirya nawe biramuyobera. Batekaga inyama mu buryo budasanzwe. Itungo ryose bifuzaga guteka ngo barye inyama ntibarikatagamo ibice, baritekaga ryose uko ryakabaye. Ibyo byasobanuraga ubukire n'ubushobozi bw'ubwami bwa Sheribani, kuko ntibyari bya buri wese. Byari ikimenyetso cy'uko ubwami bufite ibiribwa bihagije kandi ko umushyitsi waje ahawe icyubahiro gikomeye. Ahatari ibwami babikoraga mu birori bikomeye no mu gihe bakiriye umuntu ukomeye, ariko ibwami ho byakorwaga buri munsi. Ku mwami, guteka inyama badatanyaguje itungo byabaga bisobanuye ko ifunguro ryuzuye mu maso ye. Itungo babanzaga kuritunganya neza, bakarisukura, bakuzuza ibirungo n'imboga mo imbere, barangiza bakariboha neza, hanyuma rikotswa ku muriro muke muke mu gihe kirekire, bigatuma n'inyama z'imbere zoroha. Renita wari ubibonye bwa mbere yabanje kugiramo ubwoba abonye bazanye itungo ryose ku mbehe nini ryokeje neza rihumura cyane. Mu gihe yari akibaza aho bari buhere barya izo nyama, abaja baraje bakataho bashyirira umwami n'abandi ku masahani. Umwami yabwiye Renita ati ryoherwa rero, nshaka kukuvugisha ubanje gukoramo nka gatatu nkabona ko nta nzara ufite, mwakoze urugendo rurerure umukobwa wanjye yabimbwiye. Renita yabiri afite amerwe mu mutima yivugisha ati niyo mpamvu umukunzi wanjye yarushijeho kuba mwiza, ntiwarya ibi bintu ngo ubure gukora no kugira isura nziza, ahubwo ndamubaza ibanga akoresha agatabyibuha cyane. Ikibazo ni uko igikomangomakazi cyamuntwaye, ese ubu bizarangira bite? Umwami Dira yabonye ari kurya yubitse umutwe cyane asa nk'uri gutekereza byinshi, aramubwira ati Renita wisange hano hafate nko mu rugo, ubwo wageze ibwami uratekanye, urabona musaza watameze neza? Renita arikoroje ati yego nyagasani, mwarakoze kubw'ibyo mwamukoreye byose. Umwami yifuzaga kumusuzuma ngo yumve ko mu mitekerereze hari aho ahuriye na Kayiri. Yibazaga niba ubwenge bwa Kayiri ari ubwo mu muryango bose barawuhererekanyije, cyangwa se ari umwana wabwigiye ahandi, cyangwa se akaba atangaje ku giti cye. Yaramubwiye ati kare nashatse kukubaza niba warize cyangwa utarize amashuri y'ibwami ayigagamo abanyabwenge, nibuka ko uri umukobwa. Hari ubwo waba warigiye mu ngoro y'umwami Rabashi? Niwe ati oya nyagasani, nigiye mu mashuri asanzwe y'abakene, ibindi nabyigishijwe n'ababyeyi banjye. Umwami ati none se wowe ubona umuntu utarize yakwitwa umuhanga cyangwa umunyabwenge? Renita aramusubije ati nyagasani mwami, igisubizo ni yego, birashoboka. Yarasubije ati kwiga byemewe mu mashuri yashyizweho si byo byonyine bitanga ubwenge. Ku isi hose abantu benshi batize amashuri yashyizweho cyangwa yo hejuru bagaragaza ubuhanga n'ubwenge bukomeye mu byo bakora, binyuze mu bunararibonye bw'ibyo banyuzemo, mu kwitegereza, mu gutekereza cyane no mu kwigira ku buzima bwabwo. Umuhinzi ashobora kumenya ibihe by'imvura atibeshya, akamenya igihe cyiza cyo guhinga, ibyo ahinga n'uko abyitaho. Aba afite ubwenge bwo kubikora, akagira n'ubuhanga bwo kubikora neza. Umworozi nawe ni uko, amenya imyitwarire y'amatungo yose yoroye, akamenya amazima, arwaye akamenya uko ayavura. Aba azi ibyatsi byiza yagaburira amatungo ngo abyibuhe, kandi akamenya itungo rizamubyarira umusaruro kurusha andi. Umuyobozi w'umuryango cyangwa urusisiro abasha gukemura amakimbirane ntawe ahohoteye, kandi agakurikiza ubutabera. Abo bose bagaragaza ubwenge kuko baba basobanukiwe ibyo bakora.
bagaragaza ubuhanga kuko ibyo bazi babikora neza kurushaho nubwo baba batarize amashuri. Ariko nanone kutiga bishobora kugabanyaho ubwenge bw'umuntu bugarukira, kuko kwiga byagura imitekerereze y'umuntu bukayihuza n'iy'abandi. Uwiga bimufasha gutekereza mu buryo burambuye kandi bwagutse, akamenya ibintu bishya hakiri kare kandi akiga gutekereza ibirenze ibyo abonesha amaso. Uwize we ntashingira ku bunararibonye bw'ibyo yabayemo gusa, ahubwo yiyongerera ubumenyi bw'ibyo yumvise bikamuyobora mu byo abona. Dira yaramwenyura amubwira ati ariko n'isanzuru rye kuko ndabona ibyo bakoreye bitari gushira ku isahani. Hanyuma ibyo bibazo bisubije neza cyane rwose, gusa ndagira ngo nawe umfashe. Mu kanya gashize nafashe abana babiri, buri umwe ukwe n'undi ukwe, abanyabwenge babiri batari ahantu hamwe. Nari nababajije ikibazo kimwe nabo bagombaga kubaza abo banyabwenge. Umwana umwe yazanye igisubizo gitandukanye n'icy'undi kandi bose bari bavuga ko bafite ukuri. Ndetse sinabarenganya, abo banyabwenge nibo babahaye ibisubizo bababwiye ko ari iby'ukuri. None ndamenya ukuri ari ukuhe ko bose batsimbaraye? Renita aramubwira ati iyo abantu bose bavuga ukuri ariko bakagira ibyo batumvikanaho, ntibiba bivuze ko hari uwaba uri kubeshya undi, ahubwo biba bigaragaza ko ukuri bashingiyeho kudasa bitewe n'uko buri wese abonera ukuri mu bimugaragiye no mu mitekerereze ye ifite aho ishingiye. Ibibazo byinshi ntibigira igisubizo kimwe, biterwa n'ibyo umuntu yanyuzemo no mu nyungu ze bwite. Ukuri akenshi ni kuba kumwe, kugira ibice byinshi bitewe n'uko abantu batandukanye babona ibintu mu buryo butandukanye, ku buryo buri wese aba afite igice cy'ukuri yiboneye cyangwa yanyuzemo. Buri wese muri bo ndemeza ko yavuze ukuri. Icyakora uwafatwa nk'umunyabwenge kurusha undi muri abo babiri ni uwakomera kumva ukuri kundi, ntaharanire gutsinda impaka cyangwa kugaragaza ko ari we ufite ukuri gusa. Niba wabumvise washyiramo ibice by'ukuri by'impande zombi, ukareba aho bihurira n'aho bitandukaniye, maze ukabivanamo umwanzuro. Uwo mwanzuro nawo ukaba ugomba guhuza inyungu z'abantu bose uko bishoboka, aho kugendera ku ruhande rw'umwe. Dira aramubwira ati ubu nawe nemeye ko uri umunyabwenge. Ubwenge bwanyu ni ubwo mu muryango. Abahungu nibo dukunze gushyira mu mashuri y'abanyabwenge kuko nibo bahabwa ubuyobozi mu ntara no mu mijyi, bakaba bajyanama n'abanditsi cyangwa bagahabwa izindi nshingano. Abakobwa bake mu bayobozi bo hejuru, abo tuba twiteze ko bazashyingiranwa n'abantu bakomeye bo mu bundi bwami cyangwa abanyacyubahiro, nibo twemerera kwiga mu mashuri y'ibwami bakigira mu ngoro yanjye. None nawe ngushyize mu banyeshuri bihariye. Nyuma yo kumusuzuma no kumwemerera kumushyira mu ishuri, nibwo amubajije iby'urugendo rwe. Yabanje gutinya kubivuga kuko umwami wabimubazaga niwe wari warabigaruriye, bamwe akabica abandi akabanyaga, abandi bagasigara nta cyizere cy'uko bo bafite barinzwe n'ingabo ze. Gutinda gusubiza ko byatumye umwami abona ko atisanzuye, amwumvisha ko akwiriye kwikuramo ibyo yasize inyuma. Renita aramubwiye ati ubwami bwawe mwami nyagasani bwasenye inkuta za Rabashi bwigarurira umujyi wacu. Abasirikare bageze aho bisa nkaho barambiwe kwica, abasigaye baratureka. Abo barokotse ni bake cyane nanjye ndimo. Nyuma y'igihe namenye ko umusaza wanjye wabaga ibwami atishwe, maze ndavuga nti hahandi nzapfa, ariko reka mpitemo urupfu rwanjye, wenda nzapfire mu rugendo nza kumureba. Umwami yaramubwiye ati uri intwari. Yarengejeho ati nk'uko nabikubwiye, ube hano nk'uko abo mu muryango w'ibwami bahaba. Urahabwa icyumba cyawe kandi bazakwereka ishuri uraba wigamo. Nuri ujya mu mashuri ya bene wanyu baturutse Rabashi, ahubwo uziga mu mashuri y'abakavukire bo muri ubu bwami bari gutorezwa kuzakorera umwami. Ubwenge bwawe nabwo bukwiriye kubyarira ubu bwami umusaruro. Bakomeje gusangira, barangije umwami ahaguruka ku meza. Renita, Kayeli na Tani basigaye baganira. Igihe kigeze Renita yerekwa aho kurara. Kayeli yaryamye ahangayitse cyane, atekereza kuko umwami yari kumugenza mu gihe ariko amenye ko atari mushiki we, ko ahubwo ari umukunzi we. Ubwenge bwe bwari bwinshi, ubwonko bwe bukora vuba, akabona ibisubizo uwo mwanya. Ariko byo byari byamurenze. Iryo joro yari yarote inzozi ziteye ubwoba. Icyatumaga agira ubwoba ni uko mu mutima yibwiraga ati urukundo rwawe rwa mbere rwagarutse. Ntukwiriye kubana n'umukobwa w'umwami kandi Renita wagukunze akiriho, akaba yaje kukwirebera. Ubahiriza isezerano mwahanye. Renita yasinziraga akanya gato agahita akanguka, akamara umwanya atekereza ku kuntu yari agiye guhomba urukundo rwe. Nta wundi wari waratumye aza muri ubwo bwami utari Kayeli, none yarasanze akundana n'umukobwa w'umwami. Bo ni nk'aho babuze ibitotsi mu gihe Tani we yasinziriye nk'uruhinja kubera ibyishimo yari yararanye byo kwibonera muramukazi we. Yakundaga cyane Kayeli ku buryo urukundo amukundaga rwari hafi kungana n'urwo yari yakunze mushiki we Renita. Ikibazo ni uko yibeshyaga. Mu gitondo akazuba kamaze kuva, Renita yasabye abaje ko bamujyana aho Kayeli yabaga. Bamugejejeyo nawe yatekerezaga kuza kumwirebera. Mu cyumba cyari hatuje cyane, ntabwo bari kuvuga ngo hagire umuntu ubasha kubumva. Niho yamujyanye, abo baje basubira mu mirimo yabo. Bakinze urugi maze Kayeli ahita yongera kumuhobera. Barahoberanye ntacyo bikanga, noneho bombi ikiniga kirabafata. Renita watangira kurira asohora ijwi. Bari bakumbaranye nubwo umunsi wabanje bari biriranywe, kuko Tani yari yababujije amahwemo.
Bicaye ku ntebe, Kayirete reka amaze gusobanura ibi byose aho byatangiriye. Nkigera inaha nabanje kubana n'abandi mu nzu z'abanyamahanga. Tumaze kumenyera ubuzima, umwami yatumye intumwa ngo abana b'abanyabwenge babaga ibwami kwa Rabashi bajye mu ngoro. Yajonjoyemo abana b'abahanga nanone, nisanga ngomba kugumayo ngatorezwayo. Nagiye mu mashuri yabo mbarusha ubwenge, bankuramo abandi bakomeza kwiga. Igihe nigaga muri ayo mashuri nahuriye na Taniya, yakunze ko ndi umunyabwenge aranyiyegereza. Kubera gutekereza ko wapfuye, yanyemeje ko ngomba gukundana nawe, ndabyemera, kandi icyo gihe byari bindimo. Umutima wambwiye ko nishe isezerano naguhaye ryo kutazakundana n'undi, ntekereje ko wapfuye ndirengaho. Umwami nawe azi ko njye na Taniya dukundana kandi arabishyigikiye cyane, ngo n'ubundi nta wundi yari akwiriye gushyingira umukobwa utari umunyabwenge nawe yishimira. Muri ibyo maze aramubwira ati mukundwa, ni ukuri nari ngukumbuye cyane nubwo nari niteze kuzongera kukubona. Urukundo nakundaga Taniya nanjye sinzi aho rwagiye. Urukundo rwanjye ni wowe, wagarutse none rwikubye inshuro ibihumbi. Sinzi niba narigeze no gukunda Taniya. Renitati biteye ubwoba, none se uzahitamo nde? Kayirete nkeneye kumenya byinshi ku kuntu warokotse. Ese umuntu nabonye ntiyari wowe? Renitati byashoboka ko yari njye. Erega ntiwanyoberwa, uretse ko nari napfuye nari muzima, yewe ntanakomeretse. Icyari kingoye n'abantu bari banguye hejuru wapfuye. Nakomeje kuremererwa, ngeze aho kwifata birananira ndakorora. Mu gukorora kwanjye hari umusirikare wo mu bwami bwacu wabashije kurokoka waje kureba niba ndi muzima kuko yaranyumvise. Yankuyeho iyo mirambo mfite ubwoba ko agiye kunyica, ndebye nsanga ari umurabashi. Kayire yaramubajije ati none se ko abasirikare bicaga abantu bose babonye, cyane cyane abasirikare, ubu ngubu kuki batamwishe? Nawe ati bamaze kwica umwami no kujyana abantu bakabageza ku marembo, nta kindi bari bakeneye. Nkuko nabibwiye umwami, ubanza hari bari barambiwe kwica. Abarokotse baraturetse, ahubwo baduha amategeko. Ubu hari umuyobozi w'umushiribani uhayoboye. Ni abantu bake cyane mu bwami bwose bayobowe n'uwo mugabo. Abasirikare baba bazengurutse buri gihe. Abaturage nta cyizere baba bafite cy'ahazaza kuko batanga imisoro kandi bagakoreshwa imirimo yo guhinga imirimo yahoze ari iyabo n'iy'abagenzi babo, ibyeze bikoherezwa inaha. Mu mujyi ho habaye amatongo nta muntu ucyatuye, hiberamo imbwa, ibirura n'ibisamagwe. Kera tukimara gutabarwa n'uwo musirikare byagenze bite? Nawe ati mu mujyi ahantu henshi bari bahasize imiriro. Amavuta bagendaga bamena aho baciye yatumaga umuriro uzamuka ukagera mu birere. Twanyuze mu yindi nzira tugera inyuma y'umujyi wari wasenyutse. Ahantu hose hari huzuye abasirikare ba Shiribani bari basigaye bacunze ubwami bwacu. Uwo musirikare yageze inyuma asanga umukobwa we ari kumwe n'abasirikare b'abashiribani benshi. We n'abandi bakobwa bari bahari, nta kintu abasirikare bari babagize, usibye bamwe bari gukoresha babokereza inyama. Uwo musirikare wari unabaye yabasabye ko bamuha abakobwa batanu n'uwe wa gatandatu atujyana mu nzu yabaga inyuma y'umujyi turi barindwi. Kuko yari umusirikare yamaze amezi 6 twigisha imyitozo ya gisirikare. Bamwe yabigishije kuroba no gukora indi mirimo, twamara gushaka ibidutunga tukaza kadutoza igisirikare. Kayirete ngize amatsiko yo kureba basigaye Rabashi ko bangana. Nawe ati ni bake cyane, kandi uwo muyobozi wasigayeho yabahurije mu ntara imwe kugira ngo abone ko abagenzura neza. Abo baturage bake nibo bagaburira abasirikare, bagahinga imirimo iminsi 3, indi minsi bagashaka ibibatunga, nuko babayeho. Kayirete hanyuma amenye ko ntapfuye. Nawe tuko nabibwiye umwami niko byagenze. Namenye ko ababaga ibwami b'abanyabwenge batishwe, cyane ko umusirikare we yarazi amakuru menshi yarabimbwiye. Kubera imyitozo nawe n'uwo musirikare nahisemo kuza kukureba. Ndari nizeye. Sinari mfite ubwoba bw'urugendo cyangwa ngo ntinye guhura n'ibikoko nk'impyisi cyangwa intare. Mu nzira bwanyiragaho nkigenda ngakomeza urugendo sinijyame nkaryama ku manywa uko bukeye. Nanyuze mu nzira zigoye ntungwa n'imbuto zo mu ishyamba. Ahantu henshi nanyuraga ni hari hatuwe. Kayirete nubwo twazanye turi benshi, ndabyibuka ko urugendo rurerure twarukoreye ahantu hadatuwe, ahandi harahinduwe amatongo. Rwose ndabyiyumvisha ukuntu wahaje uri wenyine. Renitatu nuko naje rero ngeze nanjye muri bene wacu baba mu nzu zagenewe abanyazwe. Ndazindukiraga hari ahantu ntegereje ko n'igikomangoma kazi muza kuhatemberera. None birangiye tubonanye, ariko ndakibaza, ese uzahitamo nde? Nuhitamo nge uzabihisemo urukundo nyakuri rwa kera rwo mu bwana bwawe. Uzaba unubahirije isezerano wampaye ryo kutazansimbuza undi nkiriho, kandi uzaba unyubashye kuko naje kukureba. Ariko byatuma twembi twicwa kuko umwami abizi. Nuhitamo Taniya nzababara, ariko nzabyakira kandi bizatuma dukomeza kubaho twembi. Reka hari dukomeze tubane nk'amavukana, wenda urukundo tuzagira tubone rutakiri ngombwa, kuko ndabona gukundana nawe bitashoboka ngo umwami abyishimire. Kayirete rekera aho ngaho, sinabana na Taniya, nta marangamutima nyimufitiye. Ese wowe wakoze urugendo rwose uzi naha, wakwemera ko mbana n'undi uwo ari we wese? Oya rwose, njye ubwanjye sinabyemera.
Renita ati nanjye ni ukwivugira sinifuza kubana nawe, nuko kubonana nawe kwitwaraho kuriya byatumye umutima wanjye wenda guturika. Icyakora sinifuza kupfa kubera njye, ubu ni nkaho nta mahitamo mfite, ni wowe ukwiriye kumbwira icyo gukora. Nawe ati impamvu turi hano nuko turi abanyabwenge, njye nahaje kuko bizeye ko mfata imyanzuro myiza kandi ko ibyo nkora mbikora neza ndetse nkaba nsobanukiwe ibyo bigisha mu mashuri. Umwami Direya anyitezeho byinshi mu gihe nzaba ndi umukozi we. None ni gute ubwenge bwacu bwagirira ubwami akamaro ariko ntibugirire akamaro urukundo rwacu? Renita ati harya wambwiye ko uri gukora iki ubu ngubu kutakiri kwiga mu mashuri yawo? Yaramusubije ati ubu ndi kubana n'abandi banyabwenge umunsi ku wundi, mba ndi kwimenyereza akazi, rimwe na rimwe mba ndi n'umwanditsi w'umwami, ninjye umusobanurira inyandiko zavuye mu bundi bwami kuko nzi kuvuga indimi 5. Bakomeje kuganira bakivugana Tani ahita aza yayagaye ababaza niba bari ibya mu gitondo. Yarabizi ko babiriye ariko nta kintu bivaga yaheraho. Yabahereje imbuto yarabazaniye ababwira ko yarabakumbuye nubwo yari yaciye amasaha y'ijoro gusa. Yabasabye ko bamubarira inkuru zabo zo mu bwana n'izindi zose zo mu bwami bw'iwabo. Nabo barisanzuye bamubwira inkuru zirimo iz'uko bacitseho bakajya ku nyanja ngo Kayeli yige koga. Bamubwiye ko bahamaze ukwezi kurengaho batazi aho bagiye, uko bagarutse bagahita batandukanywa, umwe akajya ibwamo n'agasigara, nuko byarangiye batandukanyijwe burundu. Noneho umwe akisanga atwawe bunyago, undi agasigarira Bashi, buri wese azi ko mugenzi we yapfuye. Taniya we intego yari yo kuba inshuti ya muramukazi we kuko yizeraga ko bizatuma urukundo rwe na Kayeli rukomera kurushaho. Uwo munsi wo batemberanye ingoro n'ahandi Taniya yifuzaga ko bagera. Iminsi yakurikiyeho Taniya yagiye amuhamagara bakaba bari kumwe bonyine Kayeli adahari. Renita agakomeza kwigira nk'ari mushiki wa Kayeli aho kuba umukunzi we. Taniya yaramutemberezaga bakajyana mu ishuri, rimwe na rimwe bakanararana. Ubwo kandi niko Taniya yageraga n'umwanya wo guhura na Kayeli ari bonyine Renita adahari. Kayeli nawe yagiraga umwanya wihariye wo guhura n'uwo yitaga mushiki we, bakagirana ibihe byiza mu rukundo bitwikirira igihe cyo kuvuga ngo umwe ni mushiki wundi. Nyuma y'ukwezi babanye muri ubwo buzima, Renita yabwije ukuri Kayeli. Yaragize ahananirwa kwifata. Iyo Taniya yabaga ari kumwe na Kayeli yamwerekaga urukundo akamwicaraho, baba bari kurya akamutamika, baba bari kunywa akamusomesha, Kayeli nawe akaba agomba kwitwara nk'aho yabyishimiye. Ibyo byaryaga Renita yaryama akabirota. Yabwiye Kayeli ko amaze kubirambirwa ko kwihangana byanze. Kayeli ati none se uzakora iki niba gukomeza kwihangana bikunaniye? Nanjye sindagira igitekerezo cyadufasha kuva muri ibi bintu amahoro, ese dukora iki? Renita arira ati ni wowe nizeye, ndabizi ko ariko bigomba kugenda, ariko se bizarangira ryari? Basi reka nziyahure. Kayeli yamufashe ukuboko amujyana hanze imbere y'aho yararaga, bicarana hejuru ku gakuta gato kari munsi y'akabaraza. Baganiriye bareba mu cyerekezo cyo hepfo. Kayeli yaramubwiye ati sinzi inzira bizacamo ariko njye nawe tuzabana. Witekereza kwiyahura kuko nta mpamvu yari yatuma ubikora. Ndagukunda kandi ngukunda cyane, nkagukunda wenyine. Naho ndi mukobwa nigeze nkunda na gato. Taniya nibeshye ko namukunze ariko nuko nari nzi ko utakibaho. Mu gihe cyose kiriho nta wundi nakunda, ni isezerano naguhaye kandi ngomba kuryubahiriza. Renita ati niyo mpamvu nkwiriye gupfa aho kugira ngo twese tuzapfe. Wenda urwo wakundaga Taniya ruzagaruka wongere umukunde. Ubu bwami burakomeye kandi busa n'ubuzahoraho. Ntacyo twakora ngo turwanye umwami n'umukobwa we, dushatse gucika ntaho twahungira kuko ayoboye isi yose. Nituramira urukundo tuzahomba ubuzima. Kayeli yaramubwiye ati oya sibyo, Direya ayoboye isi nini cyane ariko ntayoboye isi yose ituwe, nuko hari umwami w'abami w'amahanga yigaruriye. Hari ubundi bwami butiye kure cyane nabwo bumeze nka we ndetse bumurusha imbaraga. Ikibazo ni uko gucika ukarenga ubwami bwose yoboye bigoye cyane. Taniya yikije umutima mureba mu maso, amarira amanuka ku matama ye. Kayeli yaramuhobeye atangira kumwibutsa ibihe byiza banyuranyemo. Yaramubwiye ati uramutse upfuye noneho sinzi niba nakwihangana nk'uko nari narabibashije ubwo banzanaga inaha. Noneho nakwiyahura kuko naba mfite uruhare mu rupfu rwawe. Waje n'ijye uje kureba usanga naremeye kujya mu rundi rukundo. Wenda iyo utaraje inaha wari gukomeza kwibirahira Bashi ukazageraho ubona n'undi mukunzi. Noneho waziye ugasanga ni mu rundi rukundo bitumye wiyahura rwose nawe narabigizemo uruhare. Renita ati sinakurenganya kuko warugiyemo, nkwiriye kukubera igitambo ngapfa ukazaba ufite amahoro kandi wazagira ukagira urukundo nyakuri. Icyo ntagusezeranya cyo ni ukuguma hano nkureba ukundana na Taniya, ahubwo nzava hano muhunge mbajye kure. Wenda byo bizaba byiza kuruta uko nakwiyahura. Kayeli aramubwiye ati tuza kandi ntuhangayike, ucitse ugahunga bakagufata nta kabuza bakwica, kandi nubwo batakwica kuba kure yawe mbizi kuri muzima sinzi ko byanyorohera. Witekereza guhunga cyangwa kwiyahura, wowe bimarire nzashaka inzira bicamo.
niba ngombwa nzapfane nawe, wenda bazamenya icyatumye dupfa, bazasingiza urukundo rwacu. Bakomeje kuganira babwirana amagambo y'urukundo yari yiganjemo amasezerano no kuzabana mu mahoro iteka nyuma yo gushaka uko bahunga bakava ibwami nubwo batari bazi inzira bizacamo. Kelly yamusubiriyemo ko adakunda Tania. Renita akomeza kugira amarangamutima menshi, amarira akomeza kumanuka ku matama. Ibyo byose yabivugaga bahoberanye. Renita kwifata byakomeje kwangara turi kararira. Kelly yaramurekuye amureba mu maso, amuhanagura amarira amubwira ati mukundwa, ngwino tujye mu nzu ngo amazi unywe ukarabe mu maso, hatagira umuntu ubona ko warize akakubaza byinshi. Mu guhindukira ubabonye inyuma yabo hahagaze umuja. Uwo muja yari inshuti ya Tania. Ni umwe mu bakundaga kujyana muri ka kabari k'abana b'abakire n'abayobozi bo hejuru n'abakuru b'abasirikare. Icyakora aho Kayera aziye niwe bajyanagayo. Naho mbere Tania yajyanagayo n'abaja babiri, uwo muja rero yari umwe muri bo. Uwo ngo yarazanywe no kureba Kayeri ngo amusabe kujyana na mushiki we kureba Tania ku nzu yabagamo. Tania yari yabateguriye impano yifuzaga kubaha buri muntu ku giti cye. Bagindukira bakamubona rero bagize ubwoba. Umuja yarababwiye ati ibyo mwavuze byose nabyumvise, muri abagambanyi. Kuki mwabeshye umwami n'igikomangomakazi? Kuki mutavuze ko mukundana? Kuki mwatinyutse kubeshya ko muvukana kugira ngo mubone ko mubabaza Tania? Ese muratekereza ko birabagwa amahoro? Mwahisemo urupfu kandi mugiye kurubona. Njye nimutekereze ko ndi umuja hano kuko mfatwa neza nk'umwana mu rugo. Ibwami ntacyo batamaye, ntacyo batama kandi ntacyo batazama. Tania ni nka mukuru wanjye tuvukana. Sinaruta ngirira ibanga abagambanyi nkamwe mushaka kuzaturitsa umutima we. Yahise agenda yiruka ajya kubwira Tania ibyo yari yumvise. Intego ye yari yuko bigomba kugera ku mwami nyirizina bombi bagahanwa. Dusoreje igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Uracyafite amatsiko? Ntucikwe n'icya gatatu.